nitwa Shan mfite imyaka 12 kandi mva muri Saftech Academy kandi ni Canadian no East African. Uyu munsi nshaka kubabwira kuri topic wakunda kandi ni kuri topic ya Copilot, ariko naho turi bubivugeho gusa turi bwerekane ibi bya topic, twerekane ukuntu biri practically, tubivuge byose ubone ukuntu biba biri practically, tubivugeho namwe none mubibone neza. Turi kumwe na Shania agiye kwipresenter nawe. Inshuti zanjye nitwa Shania, mfite imyaka 8, mfite imyaka 8 mu Canada no East African. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Copilot. Okay, reka twigemo rero. Ugiye kuvuga definition nanjye akomeze mvuge n'ibintu nkunda n'ibintu byiza byayo. Ubwo twabivuga muri practically, ukuntu twabivuga ni muri practically nyine image, ukuntu twabivuga turi buvugeho ukuntu Copilot yakora, kandi turi buna pose n'ama question araje n'ubundi, ariko reka turinde topic. Turi busabe ama questions tumenye ukuntu ikora byose. Ubwo reka tusabe questioning. Tuyisabe ikira. Reka tuvuge ngo andika indirimbo. Twavuga indirimbo bari byiza. Twakandika indirimbo. Ni kuko nahongeye kubeshya, ariko kuko byanagira vuba unanabibona. Bigira vuba cyane ahubwo, kuko navuga ko menshi ama app turimo kubigisha akunda sinzi ariko uburyo turi kuyakora, kuko abari fan yo kuyasaba ibibazo wakunda, abari fan kandi biba biri gutekereza bari kumwe nawe. Kandi ntabwo tuba dushaka ko mwiga nyine billboard, dushaka kuba turi fan. Ubwo hano tubirebe yitwa Whispers of the Wind, ni mu Cyongereza kubera no mu Kinyarwanda no kubigenda n'ubundi, ariko urabibona ko hari verse ya mbere ku indirimbo itangira na chorus. Chorus ni y'amajwi azamo buri kanya muri indirimbo, ukahita ubona verse yindi, ukahita ubona chorus, ukabona ama bridge n'ama chorus yandi n'ama outro, nuko indirimbo igenda. Nimba ukunda kuririmba, ukunda iyi video, ariko ikibazo nimba ukoresheje AI ntabwo wavuga ngo uri umuririmbyi, kuko uri gukoresha ikindi kintu kigufasha kuba umuririmbyi. Ubwo wabibona ko ikora neza, kanavuga ngo twavuga ngo ma story ivuga ku Rwanda. Twavuga gutya, twavuga gutya, tukahita turindira ikahita igenda ikavuga cyane, ikahita ivuga ibintu byose, ukuntu byatangiye, ukuntu bakoraga ibintu byinshi, ibyo byose ukuntu bayikoze bwa mbere bakikora gutyo, ibyo byose ukabibona. Hari amateka yose y'u Rwanda ubibonye, ibintu byose ubibona, hari amateka y'u Rwanda, imyaka byabaga, ibintu byinshi, amateka byose. Nanjye njye kuvuga ibintu nyikundira, amafacts yayo, byose gutyo wabivuga. Ubwo haba hari ibintu byinshi banabivuga. So njyewe turanavuga nkunda ukuntu yandika vuba, iyi Copilot yandika vuba kandi ikozwe na Microsoft. Kandi ifite ubwenge cyane, kandi sinzi ntabwo mbizi neza, ariko navuga ko iyi app mugomba kuyikora, mugomba nyine kuyikoresha, kubera nimba mutabishaka ntacyo, ariko iyi app yagufasha mu bintu byinshi. Ubwo wayikoresha ukayikunda nabyo, kandi wahabiga fan nyinshi nayo. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko iguha fan nyinshi. Ubwo ni uko bigenda, ariko ni uko Copilot bigenda. Nimba ushaka kuyikoresha wakanekamo Copilot muri app cyangwa no muri website ukayandika. Murakoze cyane kureba video. Bye, kandi ntimwibagirwe gukora like and subscribe. Bye.